ubwo duherukana twari twasize wa mushefu wa ba Chinri azana pad cyangwa se kotegisi akayiha mushuti wa Chinri akavuga ati yinshyirire Chinri. Uyu mushuti wa Chinri nawe yitwa Shumio yahise afata ya pad nawe ahita yikubita uriya musore ati fata ibyawe. Ubwo muri ako kanya wa musore nawe aravuga ati reka reka, hagize umuntu mbona afite pad yavuga ko sigaye njya mu mihango se nanjye. Nawe yahise ayifata arangije ahita yijugunya ku ruhande. Mu kumara kuyijugunya ku ruhande yahise atangira kwirukanka ashaka buryo kiyavaho ngaho, kubera ko hari gutambuka n'abakobwa bashobora kuba bamubona bagatekereza ibindi. Ndetse ibyacu bidatinze barakwereka uko iminsi yakomeje kugenda yicuma. Wibuke Chinri wa musore Sedore yaramubwiye ati niwagenda ukanyamamaza ukabikora neza nkazatsinda amatora ngiye kwitabira vuba ahangaha, nagira ngo nkubwire ko ya video yawe aribwo nzahita nyisiba. Niko kazi kanyuma yamuhaye kugira ngo asibe iriya video ye. Ariko uyu mukobwa nawe bitewe n'ukuntu yashakaga ko basiba iriya video ntabwo yiriwe atinzamo. Feri ya mbere yahise azanga gutangira kwamamaza Cedro, aravuga ati ndakwamamaza mpaka kugeza utowe hanyuma rero usibe video yanjye. Ubwo yararanga yambaye bino bintu by'ibipupe kugira ngo abantu nyine baze barangare, nibarangara ahita babwira makajambo ho kwamamaza uriya Cedro, ababwire ibyiza bye ndetse amwamamaze nyine mu buryo bwo kwamamaza. Ndetse ari aho ngaho n'undi ntabwo yaburaga n'abaza kumuderanja, yari ari kumwe na mugenzi we Shumio. Wibuke Shumio ni amashuti cyane ndetse ni best friend n'inshuti magara. Ariko ubwo Shumio we yari yarangaye, Chinri yitegereje imbere ye hari ibyo yabonye. Ndetse mu kumara kureba neza agiye kubona abona wa musore Cedro nawe yari ari hafi aho ngaho, ariko nanone yahaje atamubwiye, ntabwo yari yigeze amuteguza, ntabyo yari yamubwiye. Yaje kureba se undi n'umukobwa ari kunyamamaza neza cyangwa ni bimwe bye. Ndetse uyu nguyu yabanje no kugira mu dusoni. Muri ako kanya Cedro ahita atambuka gahoro gahoro bukeya. Agusa icyari gitangaje, uyu Cedro yari yambaye imyenda isa neza n'iyo no mukobwa Chinri yari yambaye. Ubwo muri make bose bambaye imyenda isa. Muri ako kanya wa mukobwa akomeje kumwitegereza cyane, yararebye Shumio aramwitambika. Mu kumwitambika Chinri ahita avuga ati ariko wamvuye imbere uri kugenda unyitambika ntabwo uri kureba. Ubwo muri ako kanya Shumio ahita avaho ngaho. Mu kumara kuhava Chinri akomeza kwitegereza wa musore ararangara. Chinri yatwawe nawe bisa nkaho ibitekerezo bye bitari hafi aho ngaho. Yakomeje kumureba cyane arangije avuga ati Cedro sha rwose pe sinjye kukubeshya, wambaye neza, ibyo bintu wambaye birakubereye, ati rwose waberewe. Cedro arakomeza aramwitegereza cyane ari utuntu ari kwivugisha. Aravuga ati ariko Cedro kutari kuvuga kandi n'undi kukubwira ko berewe. Ati umuntu akubwiye ngo uraberewe uhita umubwira turakoze, ndetse nawe byaba byiza wari ukwiriye guhita umbwira ngo nanjye naberewe, ariko wowe uricecekeye uranyihorera. Undi niye mpamvu ituma utari kunsubiza, kandi ibintu ndi kukubaza nawe ubizi neza ko ari ukuri, ubizi neza kuberewe, we nta nakandi kantu wansubiza. Ndetse muri ako kanya barakwereka abanyeshuri n'ubundi gupinga bo ntago bajye babura. Abanyeshuri barajanga baravuga ati ngaho da, najyaga numva ngo uriya musore ngo Cedro ntago yakwemera ngo hari umuntu ugukoraho, ngo hagize umuntu ugukoraho ngo yakuvuna, ngo akakuvuna byanyabyo. Ubwo muri ako kanya Chinri yahise ahita arakara cyane. Wibuke ntago akunda umuntu uvuga ko akundana n'uriya Cedro kubera yuko bataranabibwirana. Ndetse uyu ntuze Chinri ahita avuga ati ibyo bintu uri kuvuga biceceke, wafunze umunwa wawe uri kubibwira abandi, ubundi wajya uvuga ibintu bakubajije. Ndetse uno musore nawe ahita yeguka aravuga ati none se ibintu navugaga ubundi ntabwo ari ukuri. Uriya musore Cedro ngo nta muntu n'umwe yakwemera gukoraho. Ubwo muri ako kanya Cedro nawe yahise aza yitegereza uno musore uri kuvuga ngo nta muntu wamukoraho. Arangije aravuga ati umusore, ayo makuru utanze uyafitiye gihamya, ufite ahantu wayataye ku buryo turamutse dushatse ibimenyetso wabitwereka? Ndetse muri ako kanya uyu nguyu nyine ubwo yahise agira ubwoba arigendera. Ariko n'ubundi abandi ntibabuze kuza. Abandi baje nabo batangira kuvuga ati Shumio, ati rwose ndi kubona mushuti wawe nawe sha rwose ndi kubona akazi mugashoboye pe, cyakoze cy'akazi ko kwamamaza ko
murarenze, ubundi mwana yobye imihamagaro, ntago mwakabaye mwaraje kwiga innovation mwiga, ntago ari byo mwakabaye mwaraje kwiga. Ubwo muri ako kanya Shumi we nta bintu by'imikino yahise agenda akurikiranye uriya musore wari uvuze ngo bazi kwamamaza, ndetse mu kugenda mukurikiranye navuga ati hagarase wongere ubinsubiriremo, hanyuma rero umbwire buryo ki tubizi, umpe n'ibimenyetso noneho bigaragaza ko tubizi. Wa musore ahita ahagarara aravuga ati none se amakuru nkomeje kumva siyo nahoze numva ngo uriya musore Cedro yafashe ingufuri aragenda afunga uriya mukobwa Chinri, ngo nta musore n'umwe wamukoraho muri kino kigo, ngo hagize n'umukoraho ngo byaba bimeze nko kubyusa intare. Ubwo rero nawe bisa nkaho nyine ubwo nawe uri icyana cy'intare, ngo wagukoraho none ubwo nawe yabigenderamo. Mbwira neza se, ariko wowe n'ubundi se uriya ko ari boyfriend wa ntuze wa Chinri, wowe ukaba Shumi yo, ubundi mwahurira he? Uyatangira guseka ati cyakoze cyo nyine h'umusada inshuti yawe magara nuko yiha umusada mu kwamamaza. Ahubwo ikibabaje ni kimwe, nta microphone mufite, nta bafure cyangwa se indangururamajwi mufite, ubundi se ubu muri kwamamaza gute? Rwose niyo mbese muri make ibi niryo ryamamaza nabonye rihendutse cyane pe aho nagendeye. Ubwo muri ako kanya Shumi yo yahise agira umujinya cyane, aravuga ati buhagaze aho ngaho, ahita akuramo cya kimasike yari yambaye, na kiriya kimasike yari yambaye mu mutwe. Arangije aravuga ati kuva aho nagendeye nanjye n'ubwa mbere mbonye umusore ungana nkawe uvuga ibintu by'ubugoryi nkawe. Ati muri aka kanya uransembuye uranandakaje, ntuzongere kuvuga ubugoryi nk'ubwo ngubwo, kuko ibintu uvuga n'imyaka ufite ntabwo bingana, nta n'ahantu bihuriye. Ahubwo muri make vuga ko wagize ishyari, niba banakundana avuga ko wabagiriye ishyari hanyuma tubimenye. Shumi yo ni umurakari cyane, arangije itavuga ati kwanza ubanza ndi kukureba gutya bikaba ari byo biri gutuma umenyera. Ubwo Shumi yahita mukandagira ku kirenge, aravuga ati n'ikindi gihe ntuzongere gukina n'ibintu nk'ibi ngibi ahantu tuzajya tuba turi, ntukaze ngo utumenyere, kubera yuko natwe ntabwo tuba twakumenyereye. Jya umenya ibyawe kandi ujya umenya n'ibikureba, ibitakureba wirebere hirya. Ubwo yararimo ahorera mushuti we, yararimo agerageza kuba yamurengera, ariko nanone uyu mukobwa Chinri nawe yakomeje gukomeza imyigaragazo ye, arimo yereka abantu nyine utuntu tw'udukoryo kugira ngo baze barangare. Agahita bahereza amafoto y'uriya musore Cedro, yamara kuyabahereza akababwira ati muzamutore cyane, ndetse bamwe na bamwe bakaza bakavuga ati wana tukuri inyuma rwose Chinri, tukuri inyuma mukobwa mwiza, kandi turakubwiza ukuri ko rwose Cedro tuzamutora. Nyine urabyumva, hari ababyemeraga, hari n'abandi babipfobyaga, nka bariya bose barimo bamubwira ati cyakoze cyurashoboye, ati gusa nuko nta ndangururamajwi mufite ndetse n'ibindi. Ibyo bimaze kuba, uyu mukobwa Chinri yahise yegera wa musore Cedro, atangira kumubwira ati Cedro uri kureba ko aho bigeze ibintu bisa nkaho abibanze nyine bamaze kubimenya ko ugomba kuzatorwa. Ubu muri aka kanya none igikurikiyeho ndashaka ko nyine wazanga tukifotoza, tugafata amapike, tukajya twifotoreza ntariya mu ndabo hose. Hanyuma rero ndanashaka agafoto kanjye nawe turi buze kwifotoza twese nyine tumeze gutya, twambaye imyenda isa, aka gafoto nako ndagakeneye. Ariko n'ubundi ibyo byose yarabwiye Cedro we ntago yigeze abyemera, kubera yuko uno musore Cedro yaravuze ati ngewe rega ntago nkunda kwifotoza, ibintu by'amafoto ntago mbikeneye, ahubwo muri aka kanya byaba byiza uje tukabyinana. Wumve Cedro ibintu yahise amubwira, ndetse uno mukobwa Chinri aravuga ati rwose nanjye nagira nkubwiye ko rwose niba hari ibintu byanyihishe, ibintu ntajya nshobora, n'ibintu byo kubyina birimo. Akimara kubihakana Cedro abatangiye kwibyinira. Ubwo muri ako kanya Cedro yahise atangira kwikatira umuziki. Uyu mukobwa ararangara, disi cya Cedro kizi kubyina, yararangaye ashiduka nawe ari kugenda abyiniramo, kandi yari yavuze ko adashoboye ibintu byo kubyina. Ndetse muri ako kanya Cedro arangije atamubwira ati cyakoze cyo ntago ushobora gufata ngo wambare iyo maske yawe hanyuma uze tubyine. Muri make yahise akuramo ya maske, aravuga ati ntago uri kwemera kuza ngo ube wabyinana nanjye, ati wakwambaye maske ukaza tukabyinana.
ukareka gukomeza wigunze. Erega n'ubundi nakubonye nawe wabishakaga, kubera yuko igihe narindi kwibyinira nakubonye uri kubigerageza, nakubonye uri kugerageza kuba wabyina. Ndetse uyu Chinri aravuga ati urambeshye, atari ko se ngiye nkubeshye nkande, reka dutangire akazuke noneho hagati yanjye nawe. Ariko Chinri aravuga ati nge ntabyo nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Akimara kubyanga wa musore arongera yiyambarira cya kimasike cye akomeza kwibyinira, wiwe ni no stress. Ndetse n'ubundi ni nawe bari kwamamaza. Uko yagakomeje kubyina n'ubundi Chinri wa undi wabyanze byarangiye nawe ari kugenda abyiniramo, ariko ari nako akomeza no guseka cyane. Uko uno mukobwa Chinri yikundira uriya musore nawe aramukunda, ariko hagati yabo bombi habuze n'umwe waritambutse ijambo ngo aribwire mugenzi we. Abakobwa bose bari hafi aho ngaho bari barangariye umusore uri guterura icyuma ahangaha, babonye uriya Sedora ari kubyina baravuga ati mbega ibintu bitangaje, mbega ibintu byiza. Uyu musore nyine muri make abafana bamushizeho, aba bakobwa bose bahise bagenda biyirukira bajya kureba uriya Sedora. Wa musore wari uri kubereka ahangaha ngo ndendije yanjye we ndarenze, ngewe ndakubiye, bose bamurangariye. Ubwo tayari bahise bamushiraho, baza birukanka bose baza kwirebera Sedora uko ntari kubyina. Ndebera ka Chinri karangaye nako katwawe, kakunze imbyino z'uno Sedora, ndetse byaragashimishije cyane. N'agakobwa gato keza DC ni kamampucuru. Ndetse mwibutsa no gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kugira ngo ujye ukomeza urebe na filime z'ubwenge. Ibyo byose byarabaye. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye rero, uriya mukobwa Chinri ndetse na Sedora bahuriye ahantu muri stade, mbese muri make ni ahantu nyine bakinira basketball. Baje ahangaha mu myanya y'abafana batangira gukora twa dukino twabo. Ahangaha udukino bajyaga bakina, ndetse bari kudukina uyu Chinri aravuga ati ndagutsinze urabizi neza, ndagutsinze kandi n'ubundi nzakomezana nagutsinda ubundi wowe ubundi nzakomeza ngutsinde. Ndetse bidatinze uyu mukobwa Chinri ahita avuga ati ubundi Sedora, ubundi reka nkubaze, wakomeje kumbwira ngo uranzi ngo nakira hose ngo wigeze kumenya, hanyuma rero ndashaka kumbwira ubundi wamenye hehe bwa mbere na mbere ujya kumenya? Twahuriye hehe? Nanganaga ntese we wangana gute? Hanyuma mu bantu twahuriye bigiye kugenda bite? Nyine ndashaka kuri buze kumbwira izo story zose, kubera yuko wakomeza kumbwira ngo na mbere hose twari tuziranye, ukomeza kuncanga, bikomeza kugenda bincanga. Ariko kuri inshuro ndashaka nyine ngo umbwire ukuri, hanyuma rero unsobanurire. Nasanga koko ari byo ndaza ko kwizera, ninasanga atari byo ntago ndibuze kukwizera ubimenye. Uyu musore arangije atangira kumubwira inkuru ati wari umunsi umwe ndabyibuka nari nkiri mutoya, nawe icyo gihe wari muto cyane. Ati rero hari abahungu twiganaga baje nyine kuntoteza, bagiye kunkubita. Kuri uwo munsi nibwo nabonye umutabazi, ariko uwo mutabazi ntago nari mwiteguye, wumve neza. Ati kuri uwo munsi nagiye kubona mbona imodoka iraje iraparitse, mu kuza guparika natunguwe n'ukuntu ari wowe waruje kuntabara. Yaravuga ati soko kuri akomeje koko, ati uzi ko ibyo bintu ngiye ntari kubyibuka, nakomeje kubikurura ariko ntago ndi kubyibuka. Ati none se baba bodyguard cyangwa se babarinzi bakurindaga bari bagiye he niba utari kumbeshya, niba atari story zawe? Ati bari bahari ariko nabo bari bakubiswe kuri uwo munsi. Rero nibwo waje we Chinri uraza urantabara, unyantabara abo basore bari bagiye kunkubita. Chinri aratekereza, ariko se ibyo bintu uri kuvuga kuko byabayeho cyangwa ni inkuru nyine z'ibishushanyo zitigeze zibaho? Ariko arangije aravuga ati ugomba no kuzirikana ko kuri uwo munsi bitarangiye gutyo, kubera yuko kuri uwo munsi hari isezerano ngewe nawe twahanye. Wavuze ko utazigera untenguha na rimwe, cyangwa se muri make utazigera untererana, nanjye nkusezeranya ko ntazigera nkutereranya. Ati rero ikaba ari nayo mpamvu yanteye kuza nkimara kwinjira muri iriya classe nje kwigamo, nkakubona numvise mwarimu abivuga. Wibuke mu gice cya mbere twatangiye uriya mukobwa Chinri asinziriye muri classe, ubwo muri aho kanya bamubajije ikibazo atari kumva. Bakimara kukimubaza, uno musore yinjiye asanga bavuze izina rye, ahita amumenya ni nubwo buryo bahuyemo. Uyirangije aravuga ati sha nabikuruye, ariko ntago nigeze mbyibuka, nta n'akantu gato ndi gukwega mu byo wambwiye byose, nta na kamwe ndi kwibukamo. Uyu musore avuga ati Chinri nawe uri kwirengagiza, ubwo se urakomeje?
byibuke neza bitekereze, twahanye isezerano, twumvikana ko utagomba kuzantererana cyangwa se kuntenguha, nanjye ngo ntagomba kuzagutenguha na rimwe. Ubwo twumvikanye ko tugomba kujya dufatanya muri byose, ukaba inshuti yanjye magara, nanjye nkaba inshuti yawe magara. Uyabikuruye ariko si ibyo bintu uri kumbwira, ubwo si inkuru uri guhimba, cyangwa kino gisore sha cyarankunze gitangira guhimba inkuru kugira ngo nyine kiza kunyumvisha ko bigomba gukunda byakwanga byakunda. Ahanga yamubwiye story, bidatinze yigarukira muri dom cyangwa se muri dorotwari. Arahangana none atangira kwitegereza. Wibuka yashushanije uriya musore, yarebye akantu gato yamushushanije hanga kagapapuro, hari n'igisitati kinini twabonye yashushanyije, nyine ni igishushanyo kinini cy'igiposta yashushanije, ariko ntagaza ahantu kiri. Ariko akanya kose uyu mukobwa yamaraga yabaga ari gutekereza kuri uriya musore, agakomeza amwibuka, ariko nanone agakomeza yibaza, ese umuntu yambwiye ngo mwamamaze, ndamwamamaza, video yanjye arayisiba, none gute nyiri kumutekerezaho ko njye nawe twavarukanye, kubera iki nkikomeje kumutekerezaho kandi byakabaye byarangiye. Nawe ni ibintu yakomeje kwibaza umwanya ku mwanya, ahantu hose ari kuba yicaye ari gutekereza uriya musore, yarangiza agatangira no kwisekana. Nyine ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ukabona arito yarasetse, ukibaza ese no muntu ari guseka iki? Nawe ni mwubwo buryo yari ameze, we yasekaga nyine ibintu ari gutekereza akumva arishimye. Arangije avuga ati gusa ubundi kubera iki ndi kumutekerezaho, ko akazi yampaye kugira ngo asibe video yanjye nagasoje, ko buri kimwe cyose nagisoje, ubundi kubera iki nakomeje kumutekerezaho ibitekerezo byanjye bitari kumuvaho. Arangije aravuga ati n'ubundi nanamukoreye poster cyangwa se namushushanije cya gishushanyo kinini, ariko nanone nubwo nagishushanije ntabwo nzi ahantu giherereye, ubundi kiri hehe? Ni ibintu nawe yatangiye kwibaza, ndetse yari afite ibitekerezo byinshi kuri we, ibitekerezo byose byerekeye kuri uriya musore Cedro, arimo yibaza byinshi. Ubwo muri ako kanya ahita ahaguruka ajya gushaka ya poster yashushanije uriya musore Cedro. Yahise abyuka, hari nijoro nyine yahise ahaguruka, yicaye ku ntebe yibereye mu bitekerezo mu gihe abandi bagiye kuryama. Ariko waravuga ati reka nsohoke hanze njye kuzana iposter namushushanirije, nanone ntago nabireka. Muri ako kanya yahise ajya kuzana poster yashushanirije uriya musore Cedro. Amaze kugera ahangaha yisanga mu ntuze mu ngarani, yari yagitaye ahantu hano mu myanda, niho bari bagitaye. Ndetse akimara kuhagera nta kindi yakoze, yahise afata ya poster arayitegurura, arangije agomba kuyigarura. Arebye ahangaha ariko abona yananduye cyane, aravuga ati ibi ni ibiki Mana yanjye? Ati ariko n'ubundi kumutekerezaho byanze kumuvamo, nawe yakomeje kumutekerezaho. Tekereza ko amutekereje, bitewe n'ibitekerezo yari amufiteho, bigahita bimutera kuzana ino poster kugira ngo akomeze agende, noneho ajya amubona iruhande rwe, ajya amubona muri hafi. Wibuke uno mukobwa yari azi gushushanya cyane, neza ushobora kureba ino poster ukavuga ati rwose uyu nguyu ni Cedro wuzuye. Akomeza kwibaza, ese uyu musore araza kumvamo gute ko twavarukanye ibintu byose byarangiye? Ubundi araza kumva mu mutwe gute? Ndaza gukora iki kugira ngo amvemo? Nagerageje kubyikuramo nk'uko nshoboye kose, ariko n'ubundi aranga, akaganza intekerezo zanjye akazizamo kurusha ibindi byose ndi gutekereza. Ubundi ibi byo ndaza kubyitwaramo gute? Nibibazo yari ari kwibaza, yagerageza kureba ku mpande n'impande ngo abe yareba ko abona ibisubizo bikabura. N'ubundi intekerezo ze zikanga zikamuzamo, agakora uko ashoboye ngo amwikuremo, ariko uno musore akanga kumuvamo. Sasa ubu noneho hari impamvu noneho yatuma tuvuga ko uno mukobwa akunda Cedro. None se niba nta mpamvu ihari, gute yaba akomeza amutekerezaho mugani, akaba ageze no ku rwego noneho rwo kuvuga ati reka njye kuzana poster namushushanirije kugira ngo njye nkomeza nyirebe iruhande rwanjye. Ubwo muri ako kanya yahise yizana muri dom. Wibuke bari baragiye kuyita, hari mugenzi we wari uri hafi ahangaha, wa mushuti we Shumiyo. Arangije aravuga ati none se iyo poster kuyigaruye kandi nzi neza ko wari warakijugunye byararangiye warakibagiwe, niyihe mpamvu iguteye kuyigarura? Ndetse uyarangije aramubwira ati ni ukubera ko ariyo projet yanjye ya mbere nakoze, kandi nanone nicyo kintu ngo mfite cy'igihamya kigaragaza ko nzi gushushanya koko. Yaravuga ati hari ibindi bintu mpishe, hambwira indi mpamvu
iguteye kuba wafata iyo poster ngo uyizane nzi neza ko wayijugunye kandi utayishaka. Ndetse ahangaho yaravuga ati ariko ntago wumva nawe ibintu nkubwiye wanze kubyemera, ubwo bisobanuye ko wifitiye ukundi kuri kwawe kurenza uko njyewe naguhaye, ariko njyewe nzi neza ko ukuri naguhaye ariko kwa nyako. Njyewe ni ukubera ko nagikunze kino gishushanyo, nicyo cya mbere nashushanije kinini, kandi nanone ni nakiza kuko nakitayeho ngiha keya gishushanya neza. Ubwo rero kuba nakijugunya cyangwa se nkaba ntagifite bisa nkaho nawe mfashe ibintu nagakwiye kwibukiraho impano yanjye nkabijugunya byose, ubwo muri make nta kintu na kimwe naba nsigaranye. Mugenzi baravuga ati okay nta kibazo, yisubirira muri telefone aba yibereye kuri chat nk'ibisanzwe. Ndetse arangije aravuga ati ariko Chenry nagira nkubwire ko uzi rwose uri umuhanga mu bintu byo kubeshya, uri umuhanga mu bintu byo kuryarya, kubera yuko iyo ubuzi ko nzi impamvu nyine bagiye kukizana ntabwo wakabaye unshubije gutyo, ariko kubera ko utazi ko nyizi niyo mpamvu yise unsubiza gutyo, ariko impamvu ya byose ndayizi. Uzi ko icyo gishushanyo ndi kukireba hari igihe rimwe na rimwe mba ntekereza ko uriya musore yaje hano muri domu, rimwe na rimwe nkanikanga kubera yuko n'ubundi ukirebye wagira ngo nuriya musore uhahagaze baragiye barakigegena neza bagikora neza. Ndetse uyu mushuti we nibyo yarari kumubwira ati rwose iyo mbona kimeze gutyo mbabona Sedura ari kundeba, mbona wagira ngo niwe uri kundeba, ati nta bundi buryo wakoresha kugira ngo nyine icyo gishushanyo kijye kireka kunkanga. Mpita nikanga ko uriya musore yinjiye muri doro yacu, ubwo rero bikaba byantera nyine kugiramo n'ubwoba. Shaka ubundi buryo wakoresha, kandi uburyo nyine bwadufasha twese bukandinda, nawe ubwo buryo bukaba bwakurinda, uko ndabizi nawe ushobora kwimagina ko yahaje bikaba byagutera ubwoba. Sinanjye gusa kandi n'abandi banyeshuri bagenzi bacu bose bashobora kubyimagina bitewe n'uburyo nyine babonyemo icyo gishushanyo, kubera ko wagishushanije neza bakaba batekereza ko wenda ari uriya musore yaje muri domo yacu. Uyu nguyu akimara kubyumva aravuga ati ubuse koko urakomeje, okay niba ariyo mpamvu noneho reka ngifate ngihindukize isura ye nyirebeshe hirya hahandi noneho utazayibona, maze ndewe noneho icyo uri buze kunkangisha, ibyo uri buze kugira urwitwazo uvuga ngo noneho nyakure. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa nawe ahita abikora, yarangiza akakirebesha hirya nyine bigaragara ko ntago ushobora kumureba mu maso ngo ube wamubona. Ubwo nazajya akenera kumureba mu maso amukumbuye, wenda urugero azajya agenda murunguruka cyangwa se agihindukiza arebe, ahita yongera akirebeshe hirya hatazagira n'abandi babibona. Uyu mukobwa Chenry yaraje ahita yegera ya nshuti ye, arangije aravuga ati Shumiyo hari ibintu ndi gushaka kuba nakubwira kandi ni ibintu by'ingenzi. Nyine nagira ngo nkubaze akabazo kandi ukansubize neza. Uramutse warigeze kumenyana n'umusore runaka, hanyuma rero mukaba inshuti cyane, mukaba inshuti magara, ubwo nyine bagakundana, nyuma y'igihe uwo musore mwaribagiranywe nyine mudaheruka kubonana, haraciyemo igihe kinini, uwo musore mukaba mwakongera mugahura. Ndashaka kumbwira uwo musore wakongera ugasubirana nawe nyine mukongera mukajya mu rukundo rwanyu rwa kera mukarusubukura, cyangwa se mu kimwe wamwihorera akagenda nyine ku ruhande rwawe ubyishyizeho, nyine mbwira wakora iki ku ruhande rwawe. Aramubaza ati nose ni inkuru yakubayeho? Ati hoya, ngewe nuko nkwibarije ikibazo byaho ngaho gusa, subiza ikibazo nkubajije. Uyu mukobwa arangije aratekereza aravuga ati niba ari ibyo ngibyo se reka numve. Uyu mukobwa uyu Shumiyo yahise avuga ati Chenry ndakuvumbuye, bisobanuye ngo ubwo muri makeya uriya musore uracyamukunda. Ubwo rero niba ukimukunda se ngende kumva nta mpamvu yambuza gukunda umuntu n'ubundi nakundaga, noneho bigahurirana nuko nta wundi boyfriend mfite, nawe bigahurirana nuko nta girlfriend afite. Aho ngaho se ubwo ayo mahirwe nayakura hehe? Ngewe ayo mahirwe nahita nyaprofita, kandi singiye kukubeshya pe. Niyo ngiye nibwo buryo nabikoramo, kandi nibwo buryo bwanamfasha kurusha nyine ukundi najya kujya gutekinika hirya no hino njya gushaka impamvu. Nawe uracyamukunda ndabizi cyane. Akagatangira kumuhakana ka Chenry kavuga ati wapi ntago ari byo, ntago nkimukunda, atari ko Chenry wabyemeye ko n'ubundi ari inama ndi kukugira wansabye byemere. Ubwo muri ako kanya Chenry ari ahangaha ajya akumva muri telefone ye haje SMS, ndetse amara kubona SMS
agahita azamura telefone yamaze kuyumva akajya gusoma SMS bamuhaye. Kumbe ya groupe ya Hanga Group nyine ni kuvuga ati ni ya company irenze ya indi iboostinga cyangwa se na ifata impano z'abantu ikazizamura, abantu bafite impano ikabazamura bakaba babona agatubutse cyangwa se ikanabamamaza bikaba byabaviramo no kubona ikiraka. Wibuke mu gice cya mbere uyu mukobwa Chenri bari bamutumiyeyo, nyine nawe bari bamutumiye, yari yakoresheje invitation ya fake ajyayo ntibabimenya. None kuri iyi nshuro bitewe n'ukuntu babonye ari umunyabwenge yabasobanurira ibintu byose akababwira ukuntu bikorwa, kuri iyi nshuro bahise bamuhamagara naho baramubwira ati turagutumiye. Ati mana yanjye ntabwo nari nzi ko Hanga Group byagera kuri uru rwego ahintumira, none ubu ndumiwe rwose kandi biranashimishije cyane. Ariko nanone akomeje kwitegereza isura ye yahise ihinduka. Iyi sura ye yahinduwe nuko baramubwiye ati rero kugira ngo witabire ugomba kuzana igishushanyo cyangwa se igihangano wakoze, igihangano nyine cy'icyitegererezo, igihangano cyiza cyane, kubera ko hari n'abandi bari buze kuba bazanye ibihangano byabo. Ubwo biragusaba nyine kuzana igihangano kiri special cyangwa se kiri na unique, kugira ngo ubwo cy'umwihariko, kugira ngo uze kugaragaza umwihariko wawe kandi uze kubikora neza cyane, bibe byakuviramo kubona amahirwe. Arangije atekereje yumva iriya poster yashushanirijeho uriya musore Cedro ntago imeze neza. Feri ya mbere yahise atega imodoka agana mu mujyi kujya gutira ibikoresho byo kuba yashushanya ikintu kirenze. Nyine muri make yashaka kugenda ngo akore igishushanyo noneho gihambaye kimeze neza, azaba ari cyajyana kuko hari haba hahuriye abanyempano benshi bahambaye. Ubwo kujyana agashushanyo k'amafuti cyangwa se akantu creativity cyangwa se igihangano cyawe cy'amafuti, ubwo bubizi ko uri buze kuhasebera ayo mahirwe ukayabura. Kandi n'umukobwa ntabwo yashakaga kuyabura. Amaze kuhagera ahantu bari bafite ibikoresho, abereka liste y'ibikoresho akeneye bamutiza, hanyuma rero akazabibagarurira cyangwa se mo kimwe akazanabishyura nyuma bitewe n'uko ari nta mafaranga yari afite. Amaze kubibereka, kampani ya mbere yagiye gusaba ibikoresho kubitira baramuhakaniye, baramubwira ati ibikoresho byacu birishyurwa kandi nta bintu by'ubuntanga tugira muko. Ubwo kuri uwo munsi kuri kampani ya mbere byari byanze, ubwo nyine yararaburije. Gusa muri uwo mujyi arimo uyu musore Cedro nawe niho yarari. Wibuke Cedro ni umuherwe, ariko nanone uriya Chenri ntabyazi. Uyu musore yari kumwe na manager we, barimo baganira ku bintu by'ama business, barimo bamubwira nyine business batangira nshyashya, bavuga ko iyo bari bafite itameze neza. Uyu musore yitegereje arebye imbere, mu gihe manager we ari kuganira n'undi mu businessman, uyu musore yaritegereje neza arebye, ahita asanga wa mukobwa Chenri nawe yaje inanga mu mujyi. Yahise amubona, mu kumara kumubona sasa rero witegereze urebe, yahise akoresha buryo ki ibiganiro bari barimo babisoza, azana na manager wahangaha. Mu kumara kuhagera, mu gihe bari kuganira ku bya business, yahise avuga ati rero hari utuntu ngiyemo, byaba byiza unsize ngenyine, kubera ko utuntu ngiyemo ntago biri buze kugusaba kuba uhari, njyewe ngenyine ndaza kubyimenyera. Byaba byiza ugiye. Kumbi yari ari kureba Chenri hakurya hariya. Ubwo Chenri ahambere baramuhakaniye, yagombaga kujya gushaka ahandi hantu akareba ko bamutiza ibikoresho. Uyu musore nubwo yari ari kuganira na manager, hari ibintu yari akiri kumubwira, ariko mu mutwe we ntahari, umutima we nawe wibereye kuri Chenri. Wibuke neza mukaya twamaze akanya twumva Chenri ari kuvuga ko agomba kugira nyine arimo agisha inama y'ukuntu nyine ubaye warakundanye n'umuntu mu gihe cya kera, mukongera guhura mwari mwaratandukanye, arimo abaza niba mwakwiyunga bigakunda. Uyu ahita avuga ati erega we bugiye turaza kuba tubiganiraho nta kibazo, akira ahangaha bugiye. Ubwo bitatinze uno musore yaje akurikiranye Chenri ngo aze kureba ahantu Chenri yaragiye. Wibuke neza Chenri ntago yigeze abwira uno musore ko akeneye ibikoresho byo kuba nyine yajya gudesigninga ikintu gishyashya akazaba ari cyo ajyana muri Hanga Group. Nta nubwo yigeze amubwira yuko bamuhamagaje kubera ko batigeze bahura. Yaje ku yindi kampani Chenri, naho aza gusabaho ibikoresho cyangwa se gutiraho ibikoresho yazagenda akaba yakoresha igishushanyo cye, cyangwa se akaba yakora indi project nshya. Ageze ahangaha abatiye ibikoresho nabyo arababwira ati rwose murantiza ibikoresho, amafaranga nzayabaha, gende shushanye, niramara gushushanya itenye mbizana nta kibazo.
ndetse uramubwira ati rero ibyo ntabwo tujya tubikora, twebwe tugurisha ibikoresho ntabwo tujya dutiza. Ati nyakubahwa please ndabingize nimufashe. Biravuga ati ariko muko wumva bigenze bite? Niba twakubwiye ko tudatiza ibikoresho na uri kumva byagenda bite koko? Ntabwo tubitiza kandi ntabwo twahindura uburyo ki twakoraga kubera wowe umwe. Ibyo rero ntabwo byakunda. Ikizima nuko wazana amafaranga ukagura ibikoresho tukaguhereza ibikoresho byawe ukagenda, ariko bitagenze gutyo nta kintu twagufasha. Ubwo Chinri n'uburakari bwinshi ndetse n'agahinda abamaze kwitera icyizere yumva ko amarushanwa atazayajyamo, arimo agenda yarangayita kubitana na wa musore Cedro. Ndetse bamara gukubitana ahangaha uyu Cedro akavuga ati Chinri, ko mbona mu maso yawe harimo amarira, ni ikihe kibazo waba wagize? Kandi ko nzi neza ko utakabaye uri ahangaha, waje ahangaha kugira gute? Hanyuma rero nasobanura impamvu uri kurira. Chinri agerageza kumubeshya avuga ati erega nta kibazo mfite, nta kibazo mfite rwose, ibintu byose bimeze neza, nta ribi nuko nari naje ahangaha. Ariko nanone bigaragara ko yari ababaye. Uyu musore arangije aravuga ati rero bitewe n'ukuntu ndi kukubona, ikigaragara cyo byashoboka ko waba ushonje, wenda nyine ukaba utariye nk'inzara yakwishe. Byaba byiza uje nka kujyana hano hirya muri hoteli, nyine tukagenda nka kugura icyo kunywa, nka kugura n'ibyo kurya, byaba byiza kurushaho. Kandi ikintu urinda kwingize ntumpakanire kubera yuko nawe urabizi neza akenshi nkunze kukubwira ibintu ukabihakana kandi ubizi neza ko ari ukuri. Muri make uba uri kwigiza nkana. Rero wareka tugafata akanya tukagenda tugasangira, hanyuma rero ukambwira ibyo byose turi gusangira. Ubwo feri ya mbere Chinri ahita abyemera, bakaza ahangaha muri hoteli bakaza gusangira. Uyu musore agatangira kumuseriva amwitaho, nyine bari kumukubita keya. Ubwo bidatinze Chinri we aba yihebye. Ubwo Chinri iyo atangiye kunywa anywa nyinshi shaho, atangira kugotomera nyinshi. Ubwo muri ako kanya kamaze kumugeramo, nyine abamaze kunywa twishire bari amacupa yose banyoye zimaze kumugeramo, ahita avanayo cya gitabo yashushanyagamo cyangwa se cya gikaye yashushanyagamo, yarangiza akagifata akagihereza uno musore Cedro. Akavuga ati nawe ndebera urebe icyo gishushanyo ukuntu kimeze, hanyuma rero umpe comment rwose umbwire wowe uri kukibona ute kamaze gusinda ka Chinri, inzoga zakabanye nyinshi. Uyu musore yarangiza akavuga ati none se nukubira icyo kimpaye? Ati buri gihe iteka iyo mpaye umuntu igishushanyo cyanjye nkamubwira ngo nambwire uko abona bimeze, uko abona byifashe, niba nabikoze cyangwa ntabikoze. Akenshi abantu bose bampa comment zimbwira ko na byinshi. Ndashaka kumenya ubundi koko ntabwo nzi gushushanya cyangwa ndabizi? Nkeneye comment yawe muri aka kanya kandi nyiguhaye nkwizeye. Ntuze gukoresha ubutabera nta kibazo kuri iyi nshuro, ntabwo nyine ukoresha ubutabera kuri iyi nshuro, ntabwo ndibuze kukurakarira. Wowe reba icyo gishushanyo hanyuma umbwire urabibona ute, uri kubona nzi gushushanya cyangwa ntabyo nzi? Ubwo ibyacu bidatinze uyu musore ahita atangira kumurebera. Gusa ari kureba uyu Chinri nakubwiye ngo aranywa, yanyoye inzoga nyinshi. Uyu musore arebye aravuga ati oh my god, mbega ibintu bitangaje. Ati rwose sinjye gukubeshya, abo bantu bakubwira ko utazi gushushanya sha ubanza baba basinze, kubera yuko igishushanyo nk'iki ngiki ni umwihariko wawe. Rwose ushushanya neza kandi ugashushanya ibintu bidahuriweho n'abantu benshi. Muri make ni umwihariko wawe, ni ikintu wihariye, ni ubuhanga bwawe wifitemo. Ati rero nta muntu n'umwe ugomba kuguca intege, kubera yuko ndi kubona kino gishushanyo washushanije ni igishushanyo cyiza buri wese yakunda. Tekereza igishushanyo mbonye nanjye nkahita numva ndagikunze cyane, nanjye nkahita numva kiranshimishije. Uri kumva ko ari cyiza cyane. Wibuka kuva na kera hose uno mukobwa Chinri yakundaga umuntu umuha comment imubwira ko azi gukora ibintu neza, azi gushushanya. Byaramunejeje cyane, atangira guseka aravuga ati mwese nimubimenye, ubu noneho ndatsinze. Yo umva ibintu byamushimishije, yanejejwe nuko uno musore amubwiye ko azi gushushanya. Yatangiye kwisetsa yanasinze. Ubwo bidatinze ku masaha ya nimugoroba ageze, bafashe icyumba ahangaha bari buze kuraramo. Uno musore yahise amufata amushyira mu mugongo, amuzana mu cyumba ya bookinze hano muri hoteli. Bagombaga kurara muri hoteli. Ndetse bidatinze nta ka Chinri kari kasinze, nta nubwo kazi ibyo karimo. Ndebera nawe pe, uyu musore yamuzanye ahangaha amutwaye
arangije avuga ati umva ariko tuza, karimo kagenda kamubwira utugambo twinshi ati none se ntabwo turagera, ati ariko watuje ko ngiye kuhagira Chinri. Yaramuzanye no musore amuzana hano ku buriri agira ngo amushyire ku buriri nyine yiryamira aruhuka. Urabizi umuntu wasinze kuriya aba akeneye kuruhuka, hanyuma rero kugira ngo zize kumushiramo, cyane ko bwari bumaze no kwira cyane, hari mu masaha ya saa sita za nijoro. Uri kumva bwari bwije cyane. Uyu musore nawe yaramubwiye ati humura ariko twahageze, hanyuma rero ugiye kuryama, niwamara kuryama njyewe nanjye hari ahantu ngiye kujya, ubwo ndaza kugaruka mu kanya. Ariko umusore agiye kugenda, uyu Chinri yahise amufata akaboko. Mu kumufata akaboko yaravuze ati ntawe uri bujye, urajya hehe? Yewe nawe turi ku buriri muri aka kanya none ngo ugende. Yahise amufata aramukururana, ndetse mu gukomeza amukurura uyu musore nta mbaraga yari afite kubera ko atari yiteguye ko uno mukobwa ari bumukurure. Tayari yahise agenda, mu kugenda yamanutse gutyo, arangije ahita amugwa hejuru. Mu kumara kumugwa hejuru sasa bararebanye nk'abantu bagiye gusomana, hari kubura akantu gato cyane ngo bahe basomana, haburaho akantu gato, akanya gato cyane. Uyu musore akomeza kumwitegereza, aramureba cyane, ndetse uyu mukobwa nawe ariko ari kumureba. Ibyacu bidatinze uyu musore agiye kumusoma, hari kubura akantu gato. Yakomeje amanura umunwa gahoro gahoro, agenda amwegereza, habura gato amazuru asa nkaho yarakoranyeho. Ajya kumva yumva umuntu aravuze ati Cedro waba wabyutsera, ndetse ati nyine uwo muntu wari umuhamagaye yaramubaje ati uracyaryamye, ndetse uyu Cedro nawe aramwumva, yanga kwirirwa amusubiza, aramwihorera. Amaze kumwihorera aravuga ati bimvangira ntabwo bijya bibura, ahita yigarukira muri mudu yo kujya gusoma umwana. Agiye gusoma uno Chinri, ryajwi nanone ntabwo ryamuhaye agahenge, ryarongera riramubaza ati Cedro uracyaryamye cyangwa wabyutse? Cedro amaze kumva n'ubundi herezo iryo jwi rikomeje kumuvangira, kandi haburaga gato shango bisomanire, haburaga amasegonda make cyane ngo basomane. Iyo iryo jwi ritaza kuvugiramo yakabaye yari yamusomye byarangiye. Cedro amaze kumva rya jwi ryongere kumuhamagara, ryongera kumubaza ikiri kujya mbere, niba kiryamye cyangwa se niba gisinzire cyangwa yabyutse. Cedro yabuze uko abigenza, arongera aramwihorera. Muri ako kanya yongeye agize nkaho nyine agiye kumusoma, rya jwi rirongera riramuhamagara, riravuga ati Cedro wabyutse cyangwa? Arangije aravuga ati n'ubundi niyo yayo. Uyu muntu akomeza kuntesha umutwe, nyine ubwo muri make ni nk'umuntu wo muri hoteli, wanasanga bari banaziranye nta wamenya. Uyu musore arangije aravuga ati ndacyaryamye rega, ndacyaryamye rwose ntabwo nigeze mbyuka, ubu nasinziriye. Ahubwo nawe ugahita wibaza umuntu wasinziriye ari kuvuga gute? Arongera yigarukira muri mudu yo kujya gusoma umwana, hari kubura akantu gato cyangwa ajye kumusoma, rya jwi rirongera rimutesha umutwe. Cedro umujinya uramwica, aravuga ati asike ubundi iki kijwi cyo cy'ubundi ni icyande mugani, abantu bavangira abantu ntabwo bajya babura. Ubwo muri ako kanya bahise biryamira, ndetse barakomeza bariryamira nta kibazo, bigira nkaho nta n'icyabaye. Baraye mu buriri bumwe kuri uwo munsi. Gusa mu gitondo cya kare uyu mukobwa Chinri yagiye gukanguka, arebye iruhande rwe kwa kundi umuntu akanguka yigorora yinanura. Arebye ahangaha ahita abona wa musore Cedro baraye mu buriri bumwe. Yahise amubona iruhande rwe. Chinri yikangamo, ndapfuye noneho. Wibuke yagiye kuharyama, ntagaze ukuntu yaje kuharyama, yari yasinze, yanyweye ibiyoga byinshi, yari yarakajwe nuko nyine yagiye akabura ibikoresho byo kuba yajya gukora indi projet yazajyana muri hang group. Ibyo byose ni ibintu byose byamuteye kuba yanywa bitewe n'umubabaro yari afite. Kandi ni ibintu bisanzwe, hari abantu benshi bakunze kunywa inzoga bitewe n'agahinda bafite, bazi ko inzoga ziri buze kubamara agahinda, ariko buriya se nibyora ntago ari byo. Ubwo bidatinze uriya mukobwa Chinri yatangiye gutekereza ukuntu byose byagenze, atangira kwibuka nijoro ubwo yari yasinze, yasabanye, arahaguruka afata amaburusheti, yanabyinnye kuri uwo munsi. Nyagasani, Chinri yabyiniye abantu bose baramufana, ariko we ntago yabyibukaga, n'intekerezo ze zisubiye inyuma, atangiye kwibuka ukuntu byose byagenze. Kumbi yabyinnye abantu koko baramufana, anabyina nyine by'ubusinzi, nyine yari yasinze, ahita yikanga, aravuga ati kumbi nuko byagenze. Muri make nararanye na cya Cedro. Ibuke bombi barakundana, buri umwe akunda undi, ariko ntago barabibwirana. Muri ako kanya umukozi w'amasuku wanga muri hoteli
yaraje gukoramo amasuku. Noneho ahangaha bararyamira amasaha arabacika, aba bana menshi ntabwo bibutse ko bari buze no kujya ku ishuri. Ubwo muri abo kanya ibyacu bidatinze umukozi w'amasuku yaraje ahangaje gukora amasuku, arangije atababwira ati nari nzi ko mwembi babiri mwamaze kugenda mwataye, ati rero munyihanganire niba mbinjiriye, nari nje kureba ko mwagiye hanyuma rero nkakora amasuku, nari nzi ko byanarangiye mwamaze kugenda, ati gusa munyihanganire. Ubwo muri abo kanya wa mukirina wacu ahita yigendera akava aho ngaho akabasiga bonyine akabarekera ibyishimo byabo. Ubwo muri ako kanya Chinri agiye guhaguruka ngo agende, nyine bamaze kuvumbura ko yararanye n'uno musore, amaze kuvumbura ko hanakeye, amasaha yamaze kugenda yabacitse, nabakize ngo agiye guhaguruka agende. Ariko nanone atarajya kure, uyu musore Cedro nawe akavuga ati urajya he? Garuka, urajya hehe? Garuka turyame tumare ibitosi, n'ubundi twaryamye byarangiye, reka tumare ibitosi byacu. Ubwo muri ako kanya no musore Cedro ahita amupfumbata, ahita amushyiraho akaboko, ubwo tayari bagakomeza bakiryamira, feelings zabo zigakomeza. N'ubundi n'umukobwa yarashatse kubicikishiriza bidakomeje, kandi uyu musore we yaragikeneye kwiryamira, akaba yiryamiye nta kibazo. Ubwo muri ako kanya nta kindi nawe yakomeje kumupfumbata, barongera bararyama kandi hakeye, bari bugombe kujya ku ishuri. Hamaze gucya bari bumvikaye ko bazagenda saa 11, none saa 12 zibagereyeho. Ubwo uri kumva amashuri ari buze gutangira saa 1:30. Ibibazo ni ibibazo, sinzi ngo baraza kugera muri classe bigenze gute. Ibyacu bidatinze barakwereka nyuma yuko bira byose bimaze kuba, wa musore Cedro kubera ko we ni umukire cyane birazwi, yaraziranye n'aba businessman bagiye batandukanye, yafashe uriya mukobwa Chinri, arangije amuzana guhura n'uno mugabo, nawe yari umu businessman, yakoraga ibintu by'amadesign, agakora ibintu by'amascrabuca. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo ibintu byose yakoraga yari afite n'ibikoresho byo gushushanya, ibikoresho byo gukora nyine ibintu by'ubugeni byinshi bigiye bitandukanye. Uriya musore Cedro uko bari baziranye, ndetse uriya mukobwa Chinri yamugejejeho igitekerezo cy'ukuntu bimeze n'impamvu yamuteye kuza mu mujyi. Uriya musore avuga ati ibyo nta kibazo, rega yemba nziranye n'abantu bagiye bahambaye, nziranye n'abantu barenze, naguhuza nayo ibintu bikajya ku murongo. Ubwo bidatinze uyu musore yaje ahangaha, arangije atangira kuganira n'uno mu businessman, amubwira ati rero uri kureba ko uyu nguyu ni inshuti yanjye magara cyane, kandi nanone ikindi ndi gushaka ko wamufasha, ndi gushaka ko wamutiza ibikoresho, ariko nanone ibikoresho ukabimutiza mu izina ryanjye nta kibazo, ibyo nzabyimenyera byose, nzabyitaho. Azi gushushanya cyane, ati kandi nyine byaba byiza ubimfashije. Uri kumva niba ari aba businessman bose kandi basanzwe bafashanya mu busanzwe, kuba yamufasha kwaka kabazo nta kantu kari koroshye. Ndetse bidatinze yarangije areba no mukobwa, aramubwira ati rega njye nibyo nakubwiraga ko biri bukunde. Ubwo muri ako kanya no businessman aravuga ati ubwo se wansaba iki nkakikwima? Erega na papa wawe tujya duhuza cyane, nanjye hari ibintu njya musaba kamfasha, rero nta kintu na kimwe nakwima nkuko nawe nta cyaba yanyimye. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa Chinri atafite icyizere cy'uko ibintu bigiye gukunda, cy'uko ibintu byose bigiye kujya mu buryo. Ubu noneho yatangiye kugira icyizere cy'uko yazitabira hang group, ubutumire bamutumiyemo, akajya kwerekana impano ye. Bidatinze yagiye ku ishuri yakererewe, amasaha yamurenganye, yagiye ku ishuri amasaha yarenze, ku manywa y'ihangu izuba ryavuye, agenda yirukanka kuri kamucaka. Wibuke hari ibintu amaze iminsi yirukamo muri iyi minsi, noneho yakererewe cyane. Gusa mu rugendo rwe arimo arajya kwiga, nubwo yari yakererewe, yageze ahangaha yanananiwe cyane. Ndetse nagira ngo mbabwire ko aka ni agace kamwe, mu kanya nyuma y'amasaha nk'3 cyangwa 4 muze kugaruka, ndaba nashyizeho akandi gace. Ciao ndabakunda.